cyane bagabo b'ibigwari hano ndashaka kubavugaho aho umugore akuza kwita kuri nyoko na so ukicara uti ni kandi wowe ukita ku muryango we tuve ku cyundi nushaka nabe ntawagira bigenda bite ngo unanirwe kwita kuri so na nyoko ngo umugore yakubujije umugabo wese uvuga ngo mbikoze koresha amayeri yose wite kuri umubyeyi kuko umugore nutegereza ko ari ugusinyira ntekereza ko mu rukiko nta muntu wahagarara akurega gusahura umutungo wajyanye mama wawe ku bitaro ntekereza ko nta wakurega gusahura umutungo wafashe papa na mama ukabakura mu manegeka ukabubakira akazu ko ku muhanda icyo kintu n'indi ngingo ariko wibuke ko ngo ikintu cy'ubuganzwa mu rugo ngo inganzwa tuzayisubiraho noneho ugasanga umukecuru arimo aricira inda mu gitenge warubatse n'inzu y'imbwa ufite inzu y'imbwa ufite iy'abakozi ufite iy'imodoka ufite n'ak'umuzamu washaka nyoko none ahameye wa Karongi muzungu arayabaza ati wa mukecuru we pfiriye imvura ihise akiriho yego uwo ni nyoko babaza sinakoresha ijambo ariko umugabo umeze utyo sibyo nagushyira muri ya matungo nayo atarinda urugo ntanasaka ibisaza aba ari umugabo yo ukuvuze aba ari umugabo yo njye sinabivuga